ishingiro Nuwe ni wamubyaye ni wamwifuje ni umushaka ngewe ndumva ntacyo bigize nta nyine ndumva ko yaranamutanze ari byo sawa kuruta ko nyine nge nawe mufite ese ko umwana wawe yaratangiye kukwiyumvamwo atangiye gukunda azankunda ndetse sindise uriya mwana mwe murayerereza azankunda kuko ndise azankunda kuko ndise nyine naye makuru mwasinyiye muri ribu kugira ngo umwana yemerwe ntacyo nasanyanye nawe icyo nakoze nuko najye kuri bundi nta n'amasezerano mufite na nyina yo kumariza iki cyakoze agasopo yo nawe mu minsi barayimuha narindira gasopo hako kuva twara umwana nta kavera asubira guteza iwawe ntago oya ntagarongera kumvugisha ko nese ramvugisha ngo bigende biti nawe guha amafaranga akuvuza inde umuntu wakoroze niwe guha amafaranga akuvuza njewe yongeze ubwo wareka nshimire uwo bita Murundi yagiye kuguma ndondera amafaranga yo kwivuza gace gace uko akoze ibiganiro niko amafaranga yinjira yego urumva ari mu bantu mbere bamfashije reka nshimire umupapa yamuhaye ndakeka ubwo ngubwo ari nk'amadolari 30 reka nawe ndamushimire yego nta yondi penitaye nyuma yo gukira ugize banugiriwe ubuntu urakize baye mu buzima urabubonye ntireka nsubireyo njewe nzemera mfireyo pe Nje nakanda nabigize n'abafana banje kuko ndakora indi nkuru ntibayirebe nabonye banavuga ngo bamwe ngo wabateye amada bamwe ngo mugiye gushakana ntumbaze nimba ugira umutima mba wumva amadazi kibazo mu bwikorezi bwawe ziriya ni blague babereye ni blague se bwa mbere ntibabwira ko bazakoroga ari blague ntago babikoze ese ubu utinya gupfa mwino se ese ubu ntago mugira ugendana nawe utazapfa ahubwo ikibazo kwitegurira urupfu kwitegurira nkande none se reve nabwire ngira inama nkugira inama fresh bivanye naho mugiye muherereye uyu munsi ntago bimeze neza kuri buri muntu wese ako hariho nabo bimeze neza wewe ubona ko bimeze neza ntibigeca nke ngo wihenure ko umeze nabi kuko iyi si ni gatebe gatoki ibintu birahinduka nyabuneka turabasaba gukora subscribe utakoze subscribe ku Intwari TV waragize nabi cyane nawe wayikoze waragize neza cyane imbere akamende kumwe na Elvis na nyuma akamende muri kumwe na Intwari DJ canke unyite homba boka wahomze yahomze nyina amina ereve makuru yawe fresh umeze neza none mwino misi uhugiye mu biki utakiboneka ntaga ari kutaboneka ugomba muhugiye mu bintu byinshi hano hanze nshaka amafaranga n'ubuzima ye duherukana ugiye kwikodeshereza yego ona bintu biravamwo cange kubera imana cyambere nugushima kandi bujyanye iyi si kuntu iteye ntago ama muri bwa buzima ibintu birahinduka ni gake gake ariko rero n'abantu batabishimiye uko bumeze nkamwe nyine simwe mutugwanya ariko tubagwanya gute ariko didi ako narifi imana irakubona zaguhembe uwiteka nkwera zamuhembe kuyihe mpamvu se kandi ako by the way ndabona warahindutse nta magara canke imibabaro mbona ufite byaraheze kama yaraje ibintu ni sawa uriko ni ibintu ari amahoro amahoro cyane ako je hano hanze ndahafise ikibazo mwana ndakateswe Elvis afashwe n'icyo kabyara ngo namwikuye kumwikuraho namuhaye nyirawe kabantu se banavuga Elvis tubabare ntudusure guhura n'uriya mukecuru mukaba mwarahuye bimeze bite ntago ninjye wabitumye ko duhura ninjye wabiteye ko ninjye watanze kirego kuri ribu bamutegeka gutora umwana umwana yamutanze kubera ribu yari yamutegetse none se wewe nimbogamizo ari wahuye kuba ufite uriya mwana nimbogamizo ari wahuye nazo none se urumva ntazo nahura nazo witekereje neza wewe wumva ntazo nahura nawo mufite yene ndabyumva pe imbogamizi zo mugomba guhura nazo none se ntago ari kwihangana ba musore ko wumva ko nakwihangana umuntu akaguma araho hanze yidegembya akora ibyo ashaka ukiwe katihanganye ngo amugumane akomenye nawe ko yafunzwe wewe ntago yafunzwe ese ubwo bazamusubiza nese mwana musigira umugore wawe ivyo ntago bindeba ariko gufungwa kwe no kuba naramusubije nyene byo gihe ntacyo kubera ko kumumuha bifite ishingiro
nuwe ni wamubyaye ni wamwifuje ni wumushaka ngewe ndumva ntacyo bigize nta nyine ndumva ko yaranamutanze ari byo sawa kuruta uko nyine nge nawe mufite ese ko umwana wawe yaratangiye kukwiyumvamwo atangiye gukunda azankunda ndetse sindise uriya mwana mwe murayerereza azankunda kuko ndise azankunda kuko ndise nyine naye makuru mwasinyiye muri ribu kugira ngo umwana yemererwe nta kintu asanyanye nawe icyo nakoze nuko najye kuri bundi nta n'amasezerano mufite na nyina yo kumariza iki cyakoze agasopo yo nawe mu minsi barayimuha narindira gasopo hako kuva twara umwana nta kavera asubira guteza iwawe ntago oya ntago arongera kumvugisha kuko nese ramvugisha ngo bigende bite ki ntago umusabwa nacyo pfana nawe kuki se yamamagara yaneza akavuga kandi nkubwiye ko mu minsi baramuha gasopo mu minsi ese ntago byarangiye baramuha gasopo kandi cyaje waragitanze cyararangiye none kugitanga no kongera guteza induru ni ikindi kindi yego ibaze none ubwo ngubwo ngiye ikintu ategereje no kugira ngo wenda azamuha urupapuro rumwemera kutazongera kunyegera cyangwa se kutazongera kunjagaraza wowe ikintu ukeneye nuko agomba kuguha amahoro mu bintu byose wibereye yego none se wanshuti we ko hari abantu bari bariyemeje bamwe na bamwe kuzagenda bagufasha gake gake bivanye n'uriya mwana none se bamufashiriza iyo yagiye barafashe none se umwana nta hari yapfuye sazafasha umwana nyina batamukunda simba batamukunda se ubyigira reveka dukora inama ahubwo se gere numva ufite n'impu ibyo gukoresha ubundi burabyibagiye oya nese ibyo bankoreye bibaza ngo nje wave ndabwiza ukuri adireka mbwiza ukuri nta mutima ugira nese mbeho gute none se ubonye wararebye Hoteli Rwanda ni wewe wenyine watumira tuganira njewe oya ni benshi twaganiye none se uramwikwegera umushaka nje rero hari ababyita nimba ari imbonjo nimba ari imponjo niko babyita musumizo sanga ari wapfuye bikurangirira none se gupfa baza ngo umuntu atinya gupfa nk'inosi none se wapfuye basi mu nzira nzima kabari abagore bari nk'akazi barimo baragabura komeza bakoresha nakubwira iki ngisejewe nawe bari abagore ngo baragabura yewe ese ubu ngubu abaheba wewe rya wazagira ugira dukwintu bya black nyene gidinja zigabuye mandi wewe kibazo cyawe nyene ndetse kuba ukumva uri muri babandi babatinga ucuko bako nguhe miliyoni 5 nje wana gucada esa eriguma bari wa mbere no bukene impamvu nanabakoreshaga sukuvuga ngo niko nari ndabakunze cyane kuriya mwana ni inzira karengane uriya mwana naye mfitiye mu uriya mwana none se kutaje gukoresha umwana ugakoresha nyina nyina ubu mubazi ese nyina mba ngomba kumwereka kuntu hano hanze abavyeyi bagomba kwitwara ese ubu banjye ntugire impamvu ndagwa kiganiro abizi nje kubyo biganiro nabivuyemo njye ngo hano wenda waragwaye abantu babwaranyandikira kutagiye kuraba Didier biki n'ibiki kujya byivanga impuze n'uriya mukecuru nje ntago mba mbishaka abantu bihorere mwana uri kumva aba bantu ntago mba mbishaka aba bantu tekereza ko nagwaye hafi amezi 2 nagwaye ibyumweru nka 2 cyangwa 3 umuntu amfitiye impotana mpaye n'isoda ubu nguyu ntarikoreye akazi kaje ne kuvugwa n'ibiki bagomba kubaha ese ubu nta yereka ngo mbazi ibyo kunsu kimwe yo mugwaye baba bagomba kubaha amasoda nitegeko bawenda baragusengiye barasengeye umvaye aba bantu ese Didi ngere mbarabuza hano naguhera nyine kugira ngo wumve ibyo nuko kubugwaye nta muntu hano hanze bireba ariko umvyo kintu wapfa haraho bitareba sinzi umuryango wawe niwe wenda babireba sibyo ikibazo cyose wagira nta hano hanze nta bantu biba bireba ariko umva rero kubivuga no kutabivuga byose ni kimwe ufise umutima arya kugeraho akavuga ati nkuri akagira nkora iki akagikora sibyo ako ntago umuntu ari ukazakora ikintu kugira ngo ntago ari kugira ngo muzajye agira ikibazo atajya bibwira abantu ngo nimungirire gutya mungirire gutya ntago batubyaye ntago nta kintu dupfana nabo usibye kuba bakugirira impushya bakangirira impuhwe bakavuga ati Elvis na mama gutya bakuguha impanuro n'ibyo naho kugurira isoda sitegeko ese ubwo barambaza iki bandeke ni kwera akazi ese ubu ntakora akazi nari kwivuza amafaranga nkuye
umuntu ushimira wenyine none se kankubaze Didi umuntu niwe ukoroze ni nawe uguha amafaranga akuvuza inde umuntu wakoroze niwe uguha amafaranga akuvuza njyewe yongeze ubwo wareka nshimire uwo bita Murundi yagiye kuguma ndondera amafaranga yo kwivuza gake gake uko akoze ibiganiro niko amafaranga yinjira yego urumva ari mu bantu mbere bamfashije reka nshimire umupapa yamuhaye ndakeka ubwo ari nk'amadolari 30 reka nawe ndamushimire yego nta yondi penitaye nyuma yo gukira ugize Imana ugiriwe ubuntu urakize baye mu buzima urabubonye ntereka nsubireyo njyewe nzemera mfireyo pe Nje ndakunda nabigize n'abafana banje kuko ndakora indi nkuru ntibayirebe nabonye banavuga ngo bamwe ngo wabateye amada bamwe ngo mugiye gushakana ntumbaze nimba ugira umutima mba wumva amada ziriya kibazo mu bwikorezi bwawe ziriya ni blague babereye ni blague se bwa mbere ntibakubwira ko bazakoroga ari blague ntago babikoze ese ubu utinya gupfa mw'inosi ese upfu ntago mugipfa utazapfa ahubwo ikibazo kwitegurira urupfu wowe kwitegurira nkande none se reva nabwire ngira inama nkugira inama kuko nta yindi nama y'umuntu nkeneye hirya no hino nta nama n'umwe y'umuntu nkeneye njyewe twijyaniye inama duhagaranye kuri tele nta kibazo kuko abandi bose nabonye yego mukunda kubona ngo abantu basaze ngo mukunda kubona ntuzenya muhumure twarabayeho twabaye mu buzima bumwe bukomeye twabaye mu buzima ndeka ndanabacurire nababwiza ukuri rega ntego batwitayeho ntago bakwitayeho none se ko nanjye ntabwo nabitayeho je niteye ku kazi kanje yego nureka kuri bakino kiganiro cyanje ejo nzinziza abantu nta muntu ugera amara views kuri YouTube nzanarebwa n'abandi bagende gake ugende gake babaze ngano kora shadi njyana bare rakisekera mbona nicyo ngubwira Dede ntago wambwira ubaje na mama wawe cyangwa se papa mama wawe ukamubaza ati mama uyu muntu ko yandoze nongeye nicane nawe tuganire mama wawe yakubwira kugenda mwiga muganire Nyasere oya yatsubiza kujya gutumbaza wewe ujya kumbaza abantu ntago yakongera kwemera ngo muganire none se ufite ikihe kibazo Ngewe ikibazo ufite n'ubukene bwanje nta bukene dufite nge mfite ubukene nta bukene ufite rega nese impamvu ndakurikirana kwenda bakunda nta bukene ufite se nese ari nge nawe n'indukenye singe ngo ufite YouTube urakora uretse ufite YouTube urakora ubwo budolari bwawe buke burinjira bukakwishurira inzu ariko giye nyakura mu isoko ndi kwirukanga nasaze ukumva nkarangura ikivumvu cy'inyanya nkavuga ati ndakora icyo gihombe cyangwa bitatu ubwo njyemo bibiri mbikemo igihombe ukumva rero nta bukene ufite butuma ujya mu bintu bidafite 13 ngo nguri murakorera amafaranga umuseno no mu minsi bakubwira ati nawe tuguha uburozi zuraroguzaroka njyewe njye nabamara ubwo narakaye mwana utazasubira kuntu njye burya abantu nabanze muri wa uzi commentaire nkimara gutora mitende nabonye commentaire bari nka baravuga ngo Didiye ngo tongo Imana ngishimwe ngo wabaye neza ngo nukuri ahandi shaba gasaba ngo nimero bakahisabira kuri YouTube babona nimero iri hejuru y'ikiganiro hakunyandikira ngo bandikire ubone nasiganya YouTube cameraman hakunyandikira ngo bavuga ngo pole sana ngo bizagenda neza gute nese byagenze neza ku mpamvu z'iki iyo nta mpamvu zihari ni impamvu reka nkubaze impamvu warakize isazi iri kumbaga meze nk'aba bashinwa bavuga ngo isazi abagabo bagenda bagakubita ikofe ngo ni isazi warakize kandi wakize wivuje ntuze kuki uri kurenganya abantu barakubyaye ngo baragufasha none ubwo bw'iki nyine ujya kubarenganya rero bavuga ngo babaneka amakomenti ngo uzomera neza nyine ubyifashije none se none sinabyifashijemo nyine ni ujya kubyita none se ngo barambaza iki ninde hari wakuvugishije baranzi ngo bagutumye jewe nta abantu impamvu nabwo bagiye baranzi ngo bagutumye ya ngiye naje kukubwira nk'umuntu wawe kuba twatandukana ntibivuze ngo nturi inshuti yanjye ariko ntago wenda tukiri mu mirongo imwe ngiye nawe nuriya mwana watanze ntahari na uri ari kwa nyina ariko nyene nuriya mwana watanze ntahari ubwo mve narabuhombye amafaranga ajya sinabuze amafaranga 50 mpamba by'amanyarwanda ubwo uriya mwana watanze ntahari nkabona mutangiye ku yindi kamera iriya kamera uriya musi nuko nanze kuri bumpururiza abakecuru n'ibindi byose nuko nanze kuri bumpururiza ibintu ese cyangwa nanze kuguhamagara ntabibona nanze kuguhamagara mbireba
Bagiye nanze ibintu byo kujya njya mu matiku ibintu bitagira oya. Rero ndazavuga ati kamamagare DJ bari uzi ndamuha icyo kiganiro. Cyane ko ari cyane ikiganiro cyiza kabisa munavuga ati Imana ishimwe Elvis araruhutse. Ariko we ndazi ibyo ari kuzanamo byarakasa muto. Ahwere ubundi unzira bingana iki kintu rero mbanze mbahanure wewe n'abandi bagenzi bawe mukuri ibintu byo kuri YouTube. Mujye mwandika titre y'ibintu bijyanye n'ibyo mwakoze n'ibyo mwavuze. Uzikwaje mugera mukana ngo Elvis barapfuye go karabaye mwabagabo mwagimo mbabu ushaka kumfisha ndi muzima. Ibyo twarabisabiye imbabazi ntago umuntu tuzosera kumwica ngo Elvis Wamugore muri Kongo nimba nagezeyo ryari. Nyibaza bakashiraho n'ibipfukorega. Rero bano banyamakuru ntago nubona baje no gukoresha inkuru nta rukundo bazagufitiye cyane. Reka nanjye niyo mpamvu ngo nzajya nkora ikiganiro ariko ngembe nshaka ari ikintu nshaka kubwira umuntu. Wenda ni nka message ushaka gutanga. Ariko nuvuga ngo runaka ngo turirirwana ngo ni inshuti. Shaza bari kukujyajya pe. Misho yaranyandikiye arambwira ati umugabo wanjye ndabona bitorohewe mugabo nawe ngo ni wari karabyitera. Izo ntasha ndaziguhaye kuva nyimara gutora mitero. Nibo kamba nashaka no kumenya ngewe ibyo bya misho nabande wapi. Ago nyine ibyo gemba bisabwa simbizi. Wapi? Misho nyine yari ariyo. Okay. Kusheza tanyandikiye ngabibwire nge nk'umugabo. Aragutinya nyene ubwo ngubwo yarabonye ko yakoze amakosa. Oya nta makosa yakoze we yahisemo neza. Abona nanjye ubuzima bwanjye yarabworoheje. Bware buzankomerera. Shani hatari kabisa ntabwo biba byoroshe. Gusa Didi. Nyene jo hano ubwo wumve mwana wa mama. Ubeka nkuhereke. Ahantu nimba ubona nta kintu ahava ikintu ari uko warinze kuhamena amaraso hihorera. Uzi gahunda afite. Ndetse Didi kankubaza. Nkari abarabaga ngo bawagiyemo. Ubuzi neza ko ibyo bakuvuye ari bizima. Shani bizima kuko n'ubwo gahunda afite niyo guhangana na bari abakecuru. Gahangana neza. Eka. Wa mbere sobonye byamubayeho. Yarakiza ariko. Ntarakira. Yarakiza. Niba tabyuze igenda uziko yakiza. Nibyuzi. Saho. Mbese aho naraye urahazi wewe? Inde. Wasanga yafashwe mu gatondo aho naraye urahazi. Didi, ura no umurozi nkuko wamujyanye mu bandi barozi. Sibyo? Wamoroga kirogora. Mfite ibanga mwana mfite ibanga. Ako ugira ibanga uri umurozi. Kucyumva kugira ibanga wuzi. Yefite ibanga nasi ndabikubwira ndarivuge no kwitangaza makuru. Ngiye ikintu niyemeje no guhangana na bari yanye kandi nzawe tega hamwe rero ubuzima bwangirike. Shabo zakwangika mbwa nihoreye. Yego. Nibyo wumva ushaka? Nibyo wumva ushaka? Ahubwo mfasha. Oya nibyo wumva ushaka jewe? Aya. Fasha tubyinjiremo. Oyi. Je nta ntambara zanyu nkeneye simbisabwa ndarya nkaryama ubu ndahumeka pe. Rero ndumva byo kujya mu bibazo byanyu bitandera. Ibibazo byawe yebo najyaho. Nushaka inangi byanjye ntuzubigemo. Tukibanire gutyo, cewume peace nguhe peace. Hasigaye ubuzima bukomeze. Ntabyo vanga ndaza ibibazo byawe nanguze mu byanjye. Ngiye byanjye ndasije wabyiteye ariko uba wabyiteye. Urahangana n'abantu bashaka iki wabihorera. Okay. Ngubwo we n'igitekerezo cyawe. Ngiyewe nanjye mfite impamvu zanjye. Bwana twiganirire tuve mu ivyo ngivyo ako message nayitanze nuko ntagomba kwicara. Ujyanye ngo uguhe ntumuhende ngakwita ikiburanyo. Yego. Niko se ubitekereza? Nisi tamuheneye we wabiki. Oya no umugani kandi none se umugani ugana kariho. Imigani ntuzi ko kenshi yahindutse yagiye ihindagurika. Umugani ugana kariho. Imigani yagiye ihindagurika. Ivyo vangu munaguheneye ngo ntumene se utamuheneye urabiki. Batampaye. Yene wewe utamuheneye wabi. Jewe aba nkubwire. Batampaye amahirwe bakavura bari abantu. Uriya mugore n'umugabo. Babavura se kankubaza abo bantu bajya kuvura wewe barakure warababyaye se babasarishije none se nibo nyine wewe basanze kuri kamera yawe ntabwo basanze kuri kamera nyene wewe bikureba hiki basanze kuri kamera yanjye ariko byose se nimba ari kamera yawe yarazigiye yarahiye je ndi nyirabayazane rero ngomba gusoza umuntu wese akaja mu buzima bwiwe jya kuri ribu uragwana n'ibazo wowe ufise iki gituma ubundi ndabwe aho nyaribu yemera ibintu by'uburozi mu Rwanda bubaho mu Rwanda bubaho ubwo bubaho nyine nta bubaho uzabimenya neza ura mukecuru atongeye kongera imbere uzabimenya neza ura mukecuru aho ufise ibangamwa nta banga
ahubwo mwebwe mwe mutazi mu binyuza nyine nawe ufise ibanga disi ngira akantu wakoresheje huko oya je ntacyo nakogiye nituye ubuyobozi gusa nta kindi kandi ikibazo cyanjye baracyumva baracyakira je nta bintu shadidiye kwazongera kumva n'umuntu wenda ngo ikisu ngantumye ngo muba ya wapi rwose ntabyo boronye ahubwo ndanitangiye n'aka message gake hano hanze hari abantu benshi bahemukiwe hari abantu bahiga abantu batabazi bakababura izi noneho ugiye kugifatisha abantu nabo banyuzeho bakabashuka kwigendera aho ngiye kugira mu isoko reka tuyiganirire gake yacu wigendera n'undi mu kazi kawe ako duhe imwe muri image y'ubuzima bwawe bwa bino bihe urimwo kuva utanga umwana no kuva ni hagari kera je nta kibazo nari mfite ko mufite nta kibazo nari mfite ko mfite umwana ntacyo byari bintwaye kuba yagiye nabwo ntacyo bintwaye nguma ndi ngewe nyene yego cyameze neza ndishurira inzu ndacuruza ubuzima bwanjye naribi nta butumwa canke message wagenera abantu ari imbere yawe bari imbere yanjye kuko harimo abantu bazima ariko batanga n'ibitekerezo bizima oya jese ndabagiye nta kintu kimwe ndi kubasabwa ntacyo mbagomba icyo mbagomba nuko bansengera kandi nanjye nkabasengera nta kindi nta kindi gira hereye ku 3,000 ndazamuka umugeze ku gishoro cy'ibihumbi 100 200 aragamba uko no kugambana rero urumva ko nta kibazo gihari nta muntu yakora ushaka zanyengerere babyongere byo bigiye bibe nka miliyoni nta muntu nshinga botike ngiye noneho mpite nkira kare botike se yo gufasha nde botike nta mugore ufite jewe umuntu abafasha umuntu kugira ngo namfasha ni uzamenya abo mfasha nanjye rero numva ari ikibazo rero je iko nabitekerezaga wende ko na impamvu naguhamagaye icyo nabitekerezaho numva ko uriya mwana waza wamugumya je ntawe nagumya ni mumukeneye mbona wiruka inyuma mama we shaka ari cyo mushaka aho uzagende muganire wenda amuguhe cyane mushaka ni mumurerana nje ntago wapi ntago nduko ko yavuze ko ataracura azakubyarira undi nderera abandi wapi wenda muzabana nakubyarira undi azakubyarira undi aya happy kabisa ntabwo ndi mwizo nshingano kandi nibyo mubanye byaba ari sawa wenda nyine muhuje ibitekerezo bimeze kimwe Elvis mwino minsi afise ibitekerezo bimeze ute hagati yo gushaka yo kudashaka ibitekerezo byo kwiteza imbere va mu byomba ndimo by'amafuti bidafite 13 nkakora nyene nkiteza imbere byo gushaka byo simbiteganya ntabyo mbe Imana imfashije ntiyazongera ko mpano umugore nkiberaho gutya tu shaka ko uri ingaraga nahitambike nahitambike wahitubike mbaye ingaragu nabiki ntacyo waba mugabo ni umugabo iki bibirira ibyo bibiriya byaritswe nande se oya yabyihorera didi nabikubwire gace ushaka kubikuza byihorera wa mugabo upfu udafumbaswe wa mugore upfu udafumbaswe uwapfuye adafumbaswe yabaye iki ivabra vani ntiyapfuye yafumbaswe nande siyo ugendera mu kirenge cye none se geri kandi afite uko ngenda nje nta mugore nsabwa simukeneye byaba Imana ifashe nabaho gutya paka ubuzima bwanjye bwose yes kuyaho kugira ngo nzabe umuntu antera stress ngewe mbuza amaho uyu mugore ni stress ya mbere muri life ubanza kugira mbere na mbere no mushaka uzabibona no ushaka umugore udashobotse uzayibona ko gushaka by'iki gihe ari ibisazi ako gushaka ni ibisazi ko abantu bibana n'umugisha kuko ndakeka ako mugisha bibera mu n'uyu kivyo byari byakira kuri ba mawe batubyara by'iki gihe kari imibare abagucunga umucunga umeze gutya nta uhumbye ameze uko ko numva abasore n'abakobwa barakaye aho utaha wumva ufite murare ugataha bakugati uvuye ako cyakoza nshatse n'umugore nkataha ukambaza ngo mvuye ubwo nakubaza nimba hari wari wantumye
umugore ntabwo agufise inshingano zo kumenya ati se wiriwute canke ntubayeho ute kwirirwa umbwati baby wiriwute neza uvuye he nicyo kibazo mvuye he se wantumye he cyambere sina inshingano zo gusinazobahirije wariye akabariro karaterwa ninjoro hari ikindi ubumbaza abana bariga gisigaye hari ikindi nta kindi ugomba kubaza ubundi akangiye ngira abakobwa cyangwa abagore nuzajya ufata umugabo wawe ukamushiraho inkeke yataha ngo hey ngo wari uko benande yataha ngo ntiza telefone yawe ngo hey uzaba uri muri babariza ubusa byihorere icyambere wariye inshingano z'urugo zubahirijwe urabaza umuntu ngo avuye he kubera iki ngo wamutumye oya ni hagati yo kuzuzanya kuko nk'ubu ngubu ugize ibyago yamenya hagutorera yamenya hagutorera kuko yese abonye ntashye ko abonye ntashye abonye unatashe yego ni byiza ariko yarakumenye kumenya ngo ese nta bandi bagore wari uri kumwe nabo nta bandi bagabo wari uri kumwe nabo bundi mbaye ndi kumwe nabo umugabo ntiyemere gushaka abagore 5 cyangwa 4 ako kumve rega kubana oya borenze subiza hari itegeko rikugonga ko washaka undi mugore ukabagira ari 3 cyangwa 2 sha oya mbwira niba bibujijwe ujya kuvuga ngo sha birabujijwe mbwira aho bibujijwe mu myumvire y'abantu nyine se myumvire y'abantu ngiye ngenderaho je kugendera ku bitekerezo byawe fa kuba mfite icyababasha abo bagore hari ikindi ese ibaye wakoze ubukwe ni nkoze ubukwe nundi twakora ubukwe akuze kutemera kubakana n'undi mugore inde wewe niyo nk'ubu byaba ni urugero wewe ntabwo leta wewe ntabwo ikwemera gutora undi mugore jewe se ndamotoye byagenda gute kubera nta divorce irahaba gisibibera mu murenge ntari ntamujyanye yose tukibanira gutyo umurenge ushiza kumbwira ngo kuki washase umugore ko numva mwarakaye jewe sinkubisha ninzana tereta nuko nyene mba mbunga ntanabisabwa je nta mugore tuzajya mu mirenge nta mugore najyana mu murenge wa mbere ko wamutwayeyo hari nyene narize sibona nanjye ukuntu meze warizize umurenge se tuba cyukura yiki ako kibundi imanza zo gushakana zibira mu murenge zo gutandukana zikabera mu rukiko kuki cyo batabisubiza mu murenge ngo padi abari babwira ati ninjye babasezeranaje ndabatandukanira bakanda kujya mu mure banani nani mu rukiko ere biraka tuzabigane ubutaha bageze